amen. nagira ngo wari kongeraho ngo usibye no kuzirota usibye no kuzirota ahubwo banatanga n'ibyacumi banatanga n'amaturo baranasenga ntacyo batanakora. Kuki atagira umugisha? Kubera iki? Yabirose arabyizera akora ibyo akora baramukoreye deliverance ntacyo atakoze ariko nta mugisha afite. Uno muntu afite ingeso zirindwi. Ingeso zitari nziza ariko nta icyambere ni umuntu ukunda guhora yibeshyera. Kubeshya no kwibeshyera iyo ibintu akoze bimunaniye agashaka impamvu atabikoze, impamvu yabituye kuba atabishoboye. Ati bira ni kana kabananije ni imodoka inaniwe, ni nka wa muntu bavuga ngo utazi gusya beshyera urusyo ngo ntirukomye. Tugira abantu buri gihe umuntu ugasanga aho kugira ngo agire focus y'ibintu bye ahubwo buri gihe ashaka impamvu yo gusobanura impamvu atabishoboye. Nicyo bita kisingizo yo kwibeshya cyangwa kubeshyera abandi. Ubwo no gushaka impamvu yuko atabishoboye. Yego. Kandi ugasanga impamvu atabikoze avuga ati impamvu ntabikoze ibiciro byamanutse, impamvu ntacuruje runaka, narindira ukwezi kurangire urumva wa muntu ibyo yagenda akora. Abafite excuses. No gushinja abandi. Ubwo no urwitwazo. N'urwitwazo ariko ikintu cya mbere ariko usa nko kubeshya. So kwigereranya se na runaka nambare nka runaka ngire nka ntabwo ari byiza. Cyangwa igitangaje hagezeyo babiri. Ni bonyine gusa baturutse abandi nyine baguye mu butayu. Niko gahunda zimeze. Yego. Ntabwo si impamvu. Kugira ngo basabu bazamutse ngo 70 bantu basitarago naciye. Naheze kuri 3 ngira ngo bafungiye amaferi. Yego. Ariko ubwo biraza byuzuze cya kiganiro watuganirije ku munsi washize utubwira uti buri wese agira indoto, inzozi, kandi iyo uri mu nzira y'inzozi zawe wihanganira amahwa, wihanganira imvura, wihanganira kuko biba bikurimo. Yes, no kuvuga ngo rero ahangaha niyo mpamvu ngo ni ingeso zigera kuri 7 zikubuza gusohoza inzozi zawe kandi koko ibyo usabwa barabikoze. Yego. Tugiye kugera ku ya gatandatu. Yego. Iravuga ngo ntukagirire ishyari ribi abandi. Turigisi ribi. Hari uwambaza ngo hari ishyari ryiza no kurira hawe. Wateko nanjye nakora iki ngo ngira ngo ngere hari. Yego. Ariko ibyo ntabwo turyita ishyari kugira ngo kitugora. Iyo ni competition n'ishyaka. Ariko ridafite ishyari akaba n'ishyaka rifite iki? Ishyari. Akaciyeho ngo numera ngo ndamuzi ngo nta nkwetagira ngo ndamuzi mzara zaravuye ngo ndamuzi ari umuboyi please nta safuriya yazanye muri ji ahita agarura ya mateka yawe ashaka kugusiga cyane. Rero kugira ngo ubashe gutera imbere mu buzima nuko wishimira ibyiza by'abandi aho niho Imana ibona ko nayo kwe umugisha. Yego. Iyo mpumva kambwirije ndi imbere y'Imana so kwivuga ibyiza singe ngira ishyari mu buzima. Ishyari ni ribi, ni ishyano wa mugana w'Abanyarwanda. Nje ubonye imodoka ni wow buriya bari ku murongo wari navamo nanjye nzinjiramo kuko nawe buri gusubira na kwa kundi abantu babaye mu cyaro barabizi hari ikintu bita inkomati ku mugezi. Kumwe mutondeka amajerekani amazi yarabuze. Iyo imwe yuzuye umwe agenda nawe ugenda ugerwaho birakari wazindutse. So rero ishyari rindi cyo kwicisha umuntu kumurogesha bigenza gute reka dupfa muri pine y'imodoka ye ese ubundi acahe abikora gute hari ubundi yabikuye he ugasanga umuntu afasha umwanya wo gushaka amakuru y'umuntu bikamwibagiza kwicara ngo atekereze icyakamu. Ubumwe bw'Abera Ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo.
Ubwabera Ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka. Gusuje ngo haye ikaze wo kuri Ubumwe bw'Abera Ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Reka nkwifurize kumererwa neza, nimba utameze neza ndizera ko ejo uzamera neza kuko birasimburana mu buzima tubayemo. Uyu munsi iyo bitameze neza ejo biba bimeze neza gutyo, ariko ntugacike intege, ntugacokore. Amazina yanjye ni Jerry, turakomeje n'ubundi mu biganiro byacu byo ku Ubumwe bw'Abera Ministries. Turakomeje cyane uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, turakwegereje, tuguhaye ikaze, tukubwira ngo Yesu aragukunda. Yego, Seeds of Joy barahari cyane, mukomeze mubatekerezeho ibintu bikomeze kugenda neza. Turacyari muri cya cyumweru nyine cyo gusobanukirwa byinshi bitandukanye ariko bikubiye mu ibanga ryitwa inzozi. Mushumba ndakwakiriye cyane, waramutse cyane, Imana iguhe umugisha. Yego, kandi ndagushimira ko ihangana ukaboneka no kuri uyu munsi wacu nyine wa kane. Data kwishimira mu buryo bukomeye, muje kukwifuriza umugisha. Urakoze cyane Mushumba. Tumaze iminsi tureba ibintu bitandukanye ku inzozi ugomba guhisha, inzozi ugomba kwitondera, ibintu byinshi bitandukanye. Tunagikomeza kubireba, ariko uyu munsi nshobora kwibaza tuti warose iz'umugisha, wabyumvise, uranabizi, ariko bya bindi by'umugisha warose kuki bitakugeraho kandi wanabicecetse kandi wanabirebye ukabisobanuza ukamenya ko ari umugisha wawe? Bipfira he kugira ngo uwo mugisha we kukugera mu biganza cyangwa we kuwubamo nk'uko wabirose? Murakoze cyane. Uwera wa Isiraheli, Imana y'ibyiringiro, mahoro yacu, imbaraga zacu, gakiza kacu, ninde wahangara kwinjira mu byawe utamuhaye uburyo? Ninde wagira imbaraga zo kuvuga utamwemereye kubivuga? Ninde washoboza gukurikira mwatashe mu bikorwa? Ariko Data wiciye inzira byose biremera. Hari bavandimwe benshi barose, barerekwa, barakora ibintu ariko umugisha ntibabasha kuwubona. Ariko Data, ndagushimiye ko ugiye guca amateka byose bikagenda neza kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Nagira ngo wari kongeraho ngo usibye no kuzirota, usibye no kuzirota, ahubwo banatanga n'ibyacumi, banatanga n'amaturo, baranasenga, ntacyo batanakora. Kuki atagira umugisha? Kubera iki? Yabirose, arabyizera, akora ibyo akora, baramukoreye deliverance, ntacyo atakoze, ariko nta mugisha afite. Uno muntu afite ingeso 7. Ingeso zitari nziza. Afite nibura imwe muri ingeso, ashobora kuba afite ingeso ari 7 cyangwa imwe muri zo cyangwa ebyiri muri zo zimubuza kugera ku mugisha Imana yamwemereye. Yego, sinzi niba uri kubyumva bino bintu. Ndi kubyumva, ubwo ntegereje gukomeza gusobanukirwa. Yego, ntacyo atakoze. Yewe aranasenga, yanabirose cyane, yarose byinshi. Yego, yewe n'ibitambo ntacyo atakoze. Ariko nta icyambere, ni umuntu ukunda guhora yibeshyera. Kubeshya no kwibeshyera, iyo ibintu akoze bimunaniye agashaka impamvu atabikoze, impamvu yabituye kuba atabishoboye. Ati bira ni kana kabananije, ni imodoka inaniwe. Ni nka wa muntu bavuga ngo utazi gusya abeshyera urusyo ngo ntirukomye. Tugira abantu buri gihe, umuntu ugasanga aho kugira ngo agire focus y'ibintu bye, ahubwo buri gihe ashaka impamvu yo gusobanura impamvu atabishoboye. Nicyo bita kisingizo, kwibeshya cyangwa kubeshyera abandi. Ubwo no gushaka impamvu yuko atabishoboye. Yego, kandi ugasanga impamvu atabikoze, avuga ati impamvu ntabikoze, ibiciro byamanutse, impamvu ntacuruje runaka, narindira ukwezi kurangire, urumva wa muntu ibyo yagenda akora. Abafite excuses, no gushinja abandi. ubwo no urwitwazo. N'urwitwazo. Ariko ikintu cya mbere, ariko usa nko kubeshya. Uvuga ngo mbere yuko twinjira ku kintu cya kabiri gituma kibuza umuntu kugera ku mugisha we, nuko twabonye ko iyo nta ntego nta n'inzira ibihari. Suvuga ngo ubundi ugira inzira kubera ko ufite intego. Hunaniya hunawe hanzira akunani. Icya kabiri, tubyita ngo kugira ngo ugere ku mugisha wawe. Yego, reka kwemeza abantu
cyo twita kwemeza abantu urakizi ubwo ni arrogance sinzi ko nabita nko kwemeza abantu nanjye nkora ikintu abantu bambone bikaba byagushyira mu madeni menshi yego gushyira mu bibazo byinshi ngo ugiye kwemeza abantu kandi mbona ari bwo buzima biberamo niyo mpamvu nabo ntacyo bagera mu birori reka nanjye muri kanzu reka nkora ibi ngibi kandi wagombye kugenda mu rwego rwawe ako kantu kuki katunanira mushumba kandi iyo ugiye mu rwego rwawe ntabwo Imana igushyigikira ariko iyo wiyemeje kwemeza abantu reka nguhe nk'urugero nk'ubu ugiye gusurwa n'umuhanuzi cyangwa n'umuntu w'umukozi w'Imana cyangwa n'undi muvandimwe ariko ntuzi ikintu afite ntuzi icyo ari kukuzanira uragiye ukopesheje inyama utetse ifiriti uteguye ibintu byose unateguye n'uko ari bugende harya ubwo ndi bukore mu ikofi ko byagenze bite nari nje kureba uko ubuzima bwawe bumeze kandi ubuzima uko bumeze ni kwa kundi nyine kwa nyako Kigali ni ubona cyagusapotinze ko tubayeho mu abantu baremeza aragura inkweto kubera kwiyemeza arashaka gutunga imodoka kubera kwiyemeza nta kazi agira nta nzu agira azabamo nta n'ikibanza agira mbega arashaka ati ko yabonanye runaka ntabwo nacuruza ibintu nkeneye kenkeri ya miliyoni 50 oya uzayakura he rero ikintu cya kabiri gishobora gutuma utagera ku mugisha wawe ni ukwiha gushaka kwemeza abantu yego kandi iyo wemeje abantu Imana yo ntabwo yemeye uratagangara ba wigereranya yego akora kumvise kandi ni ingeso mbi baba wigereranya wiva ku banyakigali ngo runaka yambaye sheneti zerekana yigure ubwo yayiguze ibyegenze gute uzi yayikuye he twe hano muri Kigali abagabo batunze iPhone iri hejuru ni bangahe ntabo pe none se abakobwa bayitunze ako kazi baragafite ni benshi ubwo ko bakora wakumvise ntabwo nakumvise oya ntabwo nkavuga nanjye ntabwo kuko urumva abanyira amafaranga ntibayitunze baricecekeye hari ejo bundi twaratangaye ubwo umuyobozi w'ikirenga wa Qatar yageraga mu Rwanda nyakubahwa perezida wa Repubulika yaramwakiriye ndetse amujyana iwe ariko ikintu cyatunguye abantu benshi na n'ubu bakiri kuvuga ni uko basanze atunze telefone ya iPhone 12 kandi afite ubushobozi bwo gutunga ya miliyoni zingana iki isotse yose ashatse yayigura yego ariko ni aranafotora cyaramukunze cyane rwose ari ifotorera ari ibintu baca bugufi kweri ya ni isomo umuntu ari ifotore kandi ari nyakubahwa yego highest nyiri cyubahiro urumva we kuki afite iyo 12 nta zindi zihari nta bushobozi afite yarabubuze ntabwo yabubuze iyo nayo irakora no kuvuga ngo abantu barigereranya ugasanga umuntu agiye kuza kurugero ngo ndashaka kwemeza abantu arizo kwinga ati giye nta nashaka gutunga telefone ntoreka nemeza abantu yego ndamubwira nabaje kuba utunze telefone ya miliyoni nta mayinite ufite uri mu ideni rya ntuze rya momo oya ririya bita ngo imwe kwiguriza niba ari twiguriza kuri MTN na mayinite ugasanga ufite nk'ideni ntabwo tukugurije banza wishyura ideni rya mbere tunze telefone usaba kwifotora uremeza ndi mugabo mwanga ati ati pasteur rero mubwiza ukuri ati nta mpamvu yo kumanura amavuta ngo tujye kunywera icyayi hehe hano haciritse tujye Marriott yego tujye Serena ngo twemeze suba wemeza nde koko kuzi ikintu namushurije yego namubwiye ngo uzemeza abantu kugeza ryari wabemeza se kugeza ryari buriya hari ikintu gikomeye gushaka kwemeza abantu reka nkora imbemeze ukajya mu rusengero utigiye kubwa mu gishanza atanga ibingibi ntabyo ufite ugiye kubyihingaho kugira ngo abantu bakwemere ibi bintu bibuza abantu gutera imbere nge sinajya mu isoko nge sinatwara moto niba uyu munsi hariho n'abanyonzi b'abakobwa abanyonzi bakorera batwara abagenzi ku magare Bugesera barahari ariko ukanahari Kigali baraje naramubonye Kicukiro ahangaha hariya usajya kujya mu Kagarama numva namuburesinga nuko ntacyo nari mfite ndavuga nti wow bivuze icyo ujya mukobwa wafashe igara akanyonga uvuga ngo ntakeneye kuba indaya oya ashaka duke ariko buriya mu gitondo aba ari kuri moto cyane kubera iki gitekereje so abantu barigeranya bataseka batambona reka ngire gutya reka ntwerere mbego ukajya iki cya kabiri nicyo gituma abantu batagera ku mugisha wabo yego sinahinga
ni amakosa abaho kubayeho kandi buryo wishyize hejuru Imana irakwihorera. Turi kumwe cyane. None se mbwira uti pastor ngusohokane tujye Serena, mpita numva ko gakombe k'ikawaraya, mpita numva ko fanta ari 3 sawa tugenda. Harya ubundi waje tukajya ha 500 y'igihumbi bigutwaye, n'ubundi coffee izari imwe ari bigutwaye iki? Ugiye kwemeza nde? Yaravuze ngo umwuka narazemeza abantu. Icyo ni ikintu kigaragaza ko udashobora kugera ku mugisha ugifite iyi mentality cyangwa iyi mentality, iyo mitekerereze. Abyumva ngo nambaye igitenge batanseka ngura ikindi, oya umwana wanjye ntiga batazanseka, ukamujyana ugasanga uri mu madeni. Burya ikintu cya mbere cyo gushaka kwemeza abantu kigushora mu bintu bibiri. Cya mbere ni amadeni adafite ubusobanuro, kabiri bakwita umutekano, abantu barakwanga umutekano bayo. Wamujyanye muri ndi shuri public ko ntibiga, uguhora mu ideni, uguza uyu ukishyura uyu ugasigaramo ideni uyu ryuriye, ugahora uzengura. Ariko buriya butaha manera amabanga bizagera rimwe ribyara 2 ribyare na 3, kuko araho uzagera ntubashobore ujye gushaka ahandi. Icya gatatu gituma umuntu adashobora kugera ingeso mbi, twazise ingeso mbi, yego baturebe nabi. Ingeso mbi ushobora gutuma utagera ku mugisha we kandi warasenze, waratuye, Imana yakuvuganye nawe. Icya gatatu ni uguhangayika aho gutera intambwe niyo yaba ntoya. Reka ngwe muri ijambo ryumve, n'umuntu wicara akiganyira, ariko nkora iki koko? Ibintu bigenze gute? Aho kugira ngo abyuka atera intambwe nto uko ingana kose, ashaka ikintu yakora, ashake n'igisubizo, ahubwo akaryama akiganyira. Hene wacu i Burayi ntibampamagara, muri Afurika ntibampamagara, umugabo wanjye sinzi amafaranga yajyana, urumva n'ibiki, no mu rusengero itoro ntitureba. Akajya muri ibyo kuruta gutera intambwe kugira ngo asohoze inzozi ze. Yego, usubiriremo, Imana iguha ubuzima, ikakurindira umutekano, ibisigaye biri mu biganza byawe. Iryo jambo ukunda kurikoresha. Impamvu nuko abantu batabyumva ngo waraje abigenze neza mu zihe nzira se? Twabwiye ati inzara musezera abantu bagende, ati mubagaburira, ati nta bihari, ati muzana ibihari. Afashe byo kujya gushaka amadeni no mu byihore, muzana ibihari. Imana itubura ibyo ufite. Nese ufashe imbuto ikiro cy'ibishyimbo kakirya, n'uwagiye akagitera, uzashira inzara ninde? Uzashira inzara n'uwabibye. Uwabibye kirega wowe. Aka kantu, iyi ndwara no gushaka gukemura ibintu bya vuba, akirengagiza ibirambye. Nyamara umuntu ugiye gutera ibishyimbo azarindira haje 2 akureho agashogoro, azakoraho imiteja, azanatonora, azarafata n'ibyuma. Tero kwihangana kugira ngo bikeho n'imbuto y'ubutaha. Kwiganyira ngo gihe urabona ngo ntabonye imodoka nta kindi nakora. Abantu benshi bafite B bazifata kuko bafite bino bazazibahereza. Nushaka B bashaka kuzigurira yiwe. Yego. Simba gushaka na sezira hari. Ngo sinayabona, ayo miragura se ntiwayabona. Ikibazo umuntu ariganyira atagerageje. Ikindi ni wa muntu wikomeza kumva nta buntu bavugana. Usekana kandi hareba ko mbayeho nabeho ya. Ntabyo abona, ntabyo azi. Jerry, umuntu haze ntamenya ko ari ushonje. Utemubwiye ntabyo. Ntabwo niki kutishyuza sengewe. Ntabwo niki ibintu rabishyiramo ngo barabira. Nta ukureba, nta ugushinzwe wowe. Aho kugira ngo wiganyire tera intambwe nto ushoboye. Iyo ni ingeso abantu bibitseho kandi benshi nawe urabaza, ariko burya urabona nk'ubu leta ngo n'imisoro yarazamutse, nese yazamuka yamanuka ucuruza urumwa gusa ufite aho ngo arimo duhiraho. Yego, abantu ni umunwa gusa, ashyiramo abandi bintu by'imyumvire itari. Aricara atekereje, ashyizeho mu Rwanda cyashoboka, afasha akazu, asunitse capati 100, karanze ibishyimbo, atetse icyayi, abantu baraje bari igikomando. Tugiye ntabwo nabijyamo birasuzuguritse, none kuzamusaba ejo uri kumubwira ngo amasenke santege. Erega arasukuma capati uyu munsi, ejo ashaka bazisuku abe boss none. Yego, aho kuganya tera intambwe yo gukora icyo ushoboye. Icyakane, umuntu wese ufite B azifata kuko bafite bino bazazibaheza. Nushaka B bashaka kuzigurira yiwe. Yego. Abantu benshi bafite B bazifata kuko bafite bino bazazibahereza. Nushaka B bashaka kuzigurira yiwe.
ingeso abantu tugira ituma dushobora gutera imbere no kwitega imitego mu nzira yawe yitwa sinshoboye, si ibyanjye, sinabikora. Noneho n'abari kuzakubera amaboko ukabiteranyaho. kiba ari ikibazo. Nigeze kubyigisha, hari abantu bakunda kwigisha abantu ibintu bibasiga amavuta, ariko kuba bagusiga amavuta mu kanya ukaza kugira umwe arabimaze iki? Cyenda babwira nicaye ndabagana ko twumvikana. Umukecuru afite ideni ry'amavuta ry'amafaranga kubera umugabo w'umuhanuzi Obadiya wari umaze gupfa, wahisha abahanuzi 150 mu buvumo, bagiye kumutwara abana. Elisa aramubwira ngo genda utiri ibindi biki. Urumva? Mwumva kandi ko amavuta yaje angana n'ibindi bihari cyane. Iyo abatarabanye yagiye gutira ko bavuga rumwe cyangwa batavuga rumwe. Bavuga rumwe, no bavuga rumwe, wo buzuye, no yagurije arishyura, no munsi ho bw'abanyangamo, no bagendera. Hari igihe abantu twitega imitego tugasiba amayira. Iyo abatarabanye ari gukuraho ibibindi. None ko umuntu yaguhemukiye Jerry araza gukura ikindi cyuma ngo mufusayidire, ntago bikunda. Icyambere yarakishe. So abantu bitega imitego. Cyambere amagambo, ibikorwa pe. Narababwiye buri munsi mbigaruke mu bantu kumugabera ministries. Nta kintu uzageraho kidaciye ku muntu. Nta na kimwe pe. Kibe kibi, kibi kiza. Yego. Umuntu n'amaboko akujyana mu rugamba rwo gukwiriye. Yego. Ndibwira ko abantu bisobanutse. Bareke kwitega imitego mu nzira. Sinzatsindwa, si ibyanjye. Ubundi mubwiza ukuri. Akajambo kanyuma n'umashaka navuga kuri ingingo. Gutsindwa si impera y'ubuzima. Gutsindwa ntago ari iherezo ry'ubuzima. Ntago ari iherezo ry'ubuzima. You can start. Watangira. Ariko kuwiteza imitego mu magambo, mu mvugo, mu bikorwa byakuzambanye, byagutsinze. Icya gatanu, ingeso mbi ya gatanu tuma abantu badatera imbere ni ukwigereranya. Gushaka kwigereranya. Uretse gushaka kwigereranya, ni ukuvuga ngo ndumva hanashyushye hari wa mugani. Harimo ka bari muri maze gukwa. No kuvuga ngo kwigereranya tuvuga niki? Yego. Uyu buriya maze kubona abantu bisuzugura, bakunze gufatira ingero ku bandi bashaka nko kwigereranya. Buri muntu Imana ifite kubara mugeneye ubuzima. Yego. Ifite ko yamugeneye kubaho. Hari abahaye kuba muremure, kuba igikara, kuba inzobe, kuba munini, hose kugira igikundiro, kugira ibindi bintu, ugashaka kwigereranya nawe mu buzima umuntu abayemo. Wowe uri unique, wowe uri ikinege, wowe uri umuntu wihariye. Yego. Noneho kuba wihariye Imana izaguha ibyihariye, ariko wikwigereranya. Nkeneye Nescafe, ntabwo urwego urarugeramo, ntabwo ari urwawe. Urabona ngo mukuru wanjye ngo yansuzugura ngo reka tugire gutya, ngo urumva sheri rero kuko nta kamodoka tugira ngo ateshe umutwe tugura inzu, reka tugura imodoka. Nyirinza ati musohokere kwaze kwirirwa ubungana imodoka ukodesha inzu. Akarande iragatsindwa. No, sinareti gukodesha inzu. Kukigereranya. Wabayeho kubaye wajya. Nuza kwigereranya biragutera no kwirarira. Yego. Nuza kwirarira uraba mu buzima bwo kwishyira hejuru. Ube mu buzima bw'imibabaro. Satera imbere guteza. Ntago bikunda. Uje urashaka kujya guhahira inyama muri ntuze muri supermarket. Wagiye ku biro nk'abandi hari. Buriya yeze kubwira umuntu impamvu bamwe nta bintu twatungaga cyangwa dutunga no mu butayo n'abajese mu butayo igitanda mwabonye ntacyo. Ngira kwageze mu Isirayeli bakoze ibitanda. Imana yabwiye ngo mbahaye igihugu cy'amata n'ubuki, bakinjiyemo nk'abinjira muri salo, ntibakirwana. Barakirwana. Abantu bahavunikiye bameneye amaraso. So kwigereranya ndetse na runaka, nambare nka runaka, ngire nka ntabwo ari byiza. Cyangwa igitangaje hagezeyo babiri. Ni bonyine gusa baturutse abandi nyine baguye mu butayu. Niko gahunda zimeze. Yego.
ntabwo si impamvu kuvuga ngo abasabu bazamutse ngo 70 bantu bazitarago naciye naheze kuri 3 ngira ngo bafungiye amaferi ariko ubwo biraza byuzuze cya kiganiro watuganirije ku munsi washize utubwira uti buri wese agira indoto inzozi kandi iyo uri mu nzira y'inzozi zawe wihanganira amahwa wihanganira imvura wihanganira kuko biba bikurimo. Yes, no kuvuga ngo rero ahangaha niyo mpamvu ngo ni ingeso zigera kuri 7 zikubuza gusohoza inzozi zawe kandi koko ibyo usabwa barabikoze. Yego. Tugiye kugera ku ya gatandatu. Yego. Iravuga ngo ntukagirire ishyari ribi abandi. Turigisi ribi. Hari uwambaza ngo hari ishyari ryiza no kuri rihaba. Wate ko nanjye nakora iki ngo ngira ngo ngere hari. Yego. Ariko ibyo ntabwo turyita ishyari cyangwa cyitugora. Iyo ni competition n'ishyaka. Ariko ridafite ishyari akaba n'ishyaka rifite iki? Ishyari. Kakaciyeho ngo numera ngo ndamuzi ngo nta nkwetagira ngo ndamuzi mzara zaravuye ngo ndamuzi ari umuboyi please nta safuriya yazanye muri ji ahita agarura ya mateka yawe ashaka kugusiga ubuhamya rero kugira ngo ubashe gutera imbere mu buzima nuko wishimira ibyiza by'abandi aho niho Imana ibona ko nayo kwe umugisha. Yego. Iyo mpumva kambwirije ndi imbere y'Imana so kwivuga ibyiza singengira ishyari mu buzima. Ishyari ni ribi ni ishyano wa mugana w'Abanyarwanda. Nje ubonye imodoka ni wow buriya bari ku murongo wari mwaravamo nanjye nzinjiramo kuko nawe buri gusubira na kwa kundi abantu babaye mu cyaro barabizi hari ikintu bita inkomati ku mugezi kumwe mutondeka amajerekani amazi yarabuze iyo imwe yuzuye umwe agenda nawe ugenda ugerwaho birakarira wazindutse. So rero ishyari ribi cyo kwicisha umuntu kumurogesha bigenza gute reka dupfa muri pine y'imodoka ye ese ubundi aca he abikora gute hari ubundi yabikuye he ugasanga umuntu afashe umwanya wo gushaka amakuru y'umuntu bikamwibagiza kwicara ngo atekereze icyakamubeshejeho cyane. Ishyari rigutwarira igihe kujya gushaka ujye gushyira mu manyamakuru yiwe so si byiza rero ahubwo gira ishyaka. Yego. Byo kwibaza ngo nanjye nagera gute kuri ibi niyihe nzira nacamo. Yego. Niyihe nzira nacamo burya umuntu yanakuyobora ariko unaniwe kuza kubaza nyiri company ugiye kubaza abakozi bo muri company unaniwe kumbaza ugiye kubaza umukozi wo mu rugo ntabwo byakunda. Barababaza. Barababaza ese buri wanyubako. Ikindi hari n'abagira gutyo bagashaka gutwara umukozi. Oya barabikora wivuga ngo hari abashaka barabikora. Ngiye ndibuka nkiri ku Gikongoro nkora ji bantwariye umukozi. Agiye abakorera amahano ko ntabyo yarazi. Cyewe ntabwo ashobora kugira. No kuvuga ngo mu bumenyi mwakoreshaga mu byo mucuruza hari utundi tuntu wisigariza. Wanjye ntabwo n'ubu n'umunsi ntatwe yamenye. N'amandazi yanjye ntabwo abonye ko nyakora. Icyo nakoraga ni kimwe namara gutunganya imbuto nkagira iminota 5 yonyine yo kuba nihereranye nabyo. Yego. Nashyizeho ibipimo nkabanzi gahunda nkabanzi isukari urwego bijyamo inzoga mbega nka maintaining bwa buryohe. Wowe nta makuru bafite ngafata iyo ngiye gukora amandazi ngafata ifarini ngashyiramo ibyo shyiramo ntagiye kuvuga ngashyiramo ntagiye kuvuga kandi byiza kugira ngo ko nagiraga amandazi ryoroshye kandi rihumura kandi rinamanyu kurivunguka ukuntu ariko rinoroshye uko ndi bushyiremo ibintu kandi bisanzwe narangiza ngatashyiramo amata nkavanga byose narangiza ningaba mugende azinakoze hazi ndimo nashyizamo ko zingana bati buriya nabarabizi ntazi ko nabanjemwe ikintu yarazi ni margarine ishyuhije yarazi ishyako yarazo nyivangira n'amavuta yarazo nshyira nk'amata n'iryari ese amatu yashyiramo funguye ku mazi yakangahe nakangahe ese amatu yakuramo urukoko ntiyarabizi ivyo bintu kuko akantu kamwe nzi cyo nuko irindazi riri mu rukoko rw'amata ntabwo apfa vuba ubugomba gukora ikintu kizamara igihe kirekire. Yego. Za zeste za kakagaho kindimo bagakuba bati hari ukuntu udako hari ukuntu bakubukira ndumweru no nabiponde bagati baponde bahoya kagana mufuta nkigendera nibindi gikora bikoraga ku buryo udashobora kumenya
nuko baramutwara ryara bidabanga birabiha tikita ameze nka indi yo kwa pasiteri yo kwa Ntambabazi yo kwa nkiri mwarimu ntibyamera bitameze nk'ibyo kwa mwarimu ariko umugabo ushinzwe ko nzi kuri inshuti yanjye kumbe iyo umbwira nkaguha formire ntunyibira umukozi ngaho twara ahanyuze ayo magambo icyo kiganiro baganiriye kugira ngo agere kuri urwo rwego rwo yaramwinjiriye oya kuri urwo rwego rwo kumutwara wumve ko harimo ibintu byinshi harimo inzira yo kukwica harimo inzira yo kukugambanira harimo inzira y'ikindi kibi cyose yakagukoreye reka rero mbwire bano bantu batwara muri ubwo buryo yego nabwo ntabwo biba gukuye iyo umuntu agukuye mu kazi akujyanye ugiye gukora the same akazi nubwo yakongereraho igihumbi agiye guta mu mutego jya ushimira umuntu wakwigishije njye mbona nk'urugero nk'abakozi bo mu rugo umuntu akaza atazi no gutegura ikintu akakuzana ugafata umwanya wo kumuforoma mu kanya agatangira kuvuga ubundi akaba aragiye babonye umutwara bikamugora kandi ntabigaruke yose n'ubwo ngo ikintu cyo kugira ishyari yego no gufata abantu ugashaka kubinjirira mu kazi ntabwo ari byiza cyane baza umuntu akugira inama rero impamvu abantu ushobora gutera imbere ngo bakire umugisha ni ingeso ya 6 yo kugira ishyari ribi ku bandi aho kumva ngo Yesu guti wow ukomeye mu mashyi babigezeho nanjye uzambwira uko kari akantu kanjye kazatungana yego wirakarira amatunda umuntu yejeje mubaza uko yahinze naho nk'ibinyomoro yego reka kwigana iby'abandi kora ibikurimo bivuga ngo resitora yahiriye Jerry ngo nanjye reka shinge resitora no umugisha ushobora gucuruza inkweto ushobora gucuruza imyenda umugisha ushobora gucuruza amapiteri ushobora gucuruza kenkayori umugisha ushobora kubona aho utazanacuruza ahubwo ushobora kuba nk'umukomisiyoneri abantu ntago baremeye gukora buri muntu Imana yamugeneye isahani kandi iyo sahani yishyiraho ibiryo abantu bari gukabakaba hatari ibiryo nyamara ibiryo bihari ntabwo uri kumvira muri akubwira ntabwo Imana yakurema ngo ire kuzaguha ibigutunga ahubwo urimo urashakira aho bitari kandi ibyaye biriteguye hari niko babwiye atari ko umwami Sawuli wijya kururumbira inyama uri umwami w'igihugu akaguru n'ibyako birateguye yego tamuhinga bivuze ko n'umuntu wese yaba wowe yabage yaba n'undi muvandimwe twese Imana yaduteguriye uburyo bwo kubaho ahubwo ikibazo iyo sahani uri murungurukamo niyo yawe ngiyange ni YouTube hari abo yawe ni kamera undi ni umushoferi kandi ugasanga at the end buri byose ni magirirane kandi ukabona ubayeho wakuye amafaranga kuri kamera aragenda muri resitora guri cyo kurya ufite resitora yunguke agende bigende bizikutyo gutyo cyane nanjye ngira uko mbona ngo icyo kintu ugasanga ahubwo kabivuga ngo iki yarashaka ko bivuga ndakambishakirisha uwitwa Hagayi ngo umwana yaramuriye Imana yabwiye Hagayi ati nzamugira ubwoko bukomeye noneho ngo bamusenza amazi amushiranye ngamuta nkaho umuntu yatera ibuye baza umusore uteruye aho ryagera ni kure ngatarira ku mwana wapfa arangije ndararira aratakamba Imana ngimuhumura amaso imwereka iriba kumba asanga yaryamitse umwana hafi y'iriba kuko amazi se yari yamaye n'umutima byari byashize y'ibyo abantu baduhaye bishize Imana ibyo duteguriye ahubwo uhagaze ngo birebe ishyari ntirizatuma ubibona ntabe na gatoya ishyari ntirizatuma ubona umunyamugisha ku buzima bwawe ishyari ntirizigera rituma ubona icyawe ko hari Imana yaguteguriye yego jamba n'amashyari yarisha abantu bakora ibintu bimwe niyo mpamvu yashije imbere reka da maze turi busoreze no kuri aka kantu abantu bahora bibaza impamvu Bibiliya iratunze irimo ubutunzi pe ariko kubera icyo abarokora atari bo bakize ni binasobanuye uko nyine ibyo nakubwiye hasigaye cyane uba ngo kwisuzugura no kutemera gukora ibyo ushoboye ubundi umuntu wese wemera gukora ibyo ashoboye ntabwo aba yisuzugura ibyo ufitiye ubushobozi ari byo ukora ibyo utazi emera ko utabizi birekera abandi babikora kuko nakubwiye nti nagiye kunja mu mashini ndabyihorera byamaze gucukura narabirebye mariko ndasibira he nijya twandeye muzi kubikorera muri telefone ariko numva nabwo ntago reka ndindire nyiri ubwitaza byikorera kubera iki niwisuzugura
ndi mugufi ndi muremure ndavuga ibi mvuka hangira gute no ntushaka kuvuka munsi y'iteme buri muntu wese Imana yamugeneye amahirwe akabwirira mu giye gusoza buri muntu wese Imana yamushyiriye inzira idasanzwe yo kubaho kuko isanzwe abadayimoni barayizi ni ukuri burya buri muntu afite inzira ebyiri isanzwe n'abadayimoni bazi n'abarozoro bazi ikajya n'inzira idasanzwe itazwi Imana yakugeneye kubaho hari ukuntu Imana igukorera ikintu abavandimwe abantu bakuze wakuze bakureba ndetse n'uwakubyaye akavuga ati uriya ni uwanjye cyangwa bigatungura Imana ishyira ubundi Imana ibona ko uzavuka nta nzira igufitiye yatuma uvuka niyo mpamvu kuvuka atari ikigeragezo nubwo ari impanuka Imana ifite gahunda n'umugambi ariko umwuka w'ishyari umwuka wo kwisuzugura ibi byose rero Imana ibatabare ngibyo ibintu bituma udashobora gutera imbere nubwo wasenga nubwo waririmba nubwo watanga nubwo wakwitanga nubwo watanga ibitambo nubwo watanga ibyacu n'amaturo icyo wakora cyose ntawe ushobora kurenga umutara because ibi bintu ni ingeso urakoze cyane Imana iguhe umugisha